Reka dukomeze dusome ijambo ry'Imana nshuti bakunzi ba chano yacu ab'Imana bera TV cyangwa ab'Imana bera we ugifungura chano yawe turi gusoma muri Matayo ibice 7 umurongo wa 7 hatubwiye ngo nimukagaye abandi mwiretse ngo mbese niki gituma utokora ijisho rya mwene so utitaye kuryawe Bibiri ivuze ngo iki ngo niki gituma ngo ubona gatotsi kari mu jisho rya mwene so ngo ukavuga ngo henga ngo kore ako gatotsi ngutahereye ku mugogo uri mu ryawe jisho. Bibiri kavuga ngo wanjyawe banza wikuremo umugogo uri mu ryawe jisho kuko ari bwo wabona gutokora agatotsi kari mu ryawe kari mu jisho rya mwene so. Bibiri kavuga ngo ibyejejwe n'Imana nimukabihimbwa kandi nimaragarita nimukazijugunyi zanyu nimukazite imbere y'ingurube kugira ngo zidahindukira kugira ngo zitaziribata maze zikabahindukirana zikabarya. Umurongo wa 7 haravuze ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa kuko umuntu wese usaba ahabwa, nushatse arabona, nukomanga ku rugi agakingurirwa. Ngo mbese muri mwari umuntu umwana we yamusaba umutsima akamuhibuye cyangwa yamusaba ifu akamuha inzoka? Ngo ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none se wo mu ijuru nazarushaho guha ibyiza babimusabye? Ngo nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira muba ariko mubigira namwe abanyu, kuko yareye amategeko y'ibyahanuwe. Imana ishimwe. Twari tugeze ku murongo wa 13 havuze ngo irembo rifunganye. Munyure mu irembo rifunganye kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo buhoraho, ni inzira ijya mu bugingo buhoraho, iraruhije kandi abayinyuramo ni bake. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'intama ariko imbere ari amasegajyana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose gitera imbuto nziza kirakibwa kikajugunwa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu wese umbwira uti mwami mwami, si we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, nitwahanuraga mu izina ryawe, nitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, nitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira sinigeze kubamenya. Nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Imana ishimwe, Yesu ashimwe. Hanyuma ijambo rivuze ngo iki? Umurongo wa 24 haravuze ngo inzu yo ku rutare niyo ku musenyi. Haravuze ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanje akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita imbere kuri iyo nzu ntiyagwa. Byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa. Kandi kugwa kwayo
kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, yose ba bantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware, nk'ufite ubutware ntase n'abanditsi babo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bibiliya uyu munsi ivuganye nawe ngo iki? Bibiliya irakubwiye ngo hari inzira ebyiri, hari irembo rifunganye, hari n'irembo rifunguye. Yesu ashimwe. Umuntu uri kunyura mu irembo rifunganye ni umuntu uri kujya ngo mu bugingo buhoraho, ni umuntu uzahabwa ubugingo. Ariko umuntu uri kunyura mu irembo rifunguye, ngo uwo nguwo ari kujya mu irimbukiro. Yesu ashimwe. Najya ngo nkumenyeshe ngo ese uyu munsi uri kunyura mu irembo rifunganye cyangwa uri kunyura mu irembo rifunguye? Ese uri urakizwa, uri urakora ibyiza bishimwa n'Imana, cyangwa uri gukora ibibi? Ndi kubabwira ni gukizwa nicyo kintu cy'ingenzi. Waba utuye ku isi wose wumva ikinyarwanda, uyu munsi Yesu aragusaba gukizwa. Waba utuye kure cyane, uyu munsi Yesu aragusaba gukizwa. Waba uri hafi ni mu gihugu cy'u Rwanda, uyu munsi Yesu aragusaba gukizwa. Uwiteka avuganye nawe ngo iki? Arakubwiye ngo mbese niki gituma utokora ijisho rya mwene so utahereye mu mugogo uri mu ryawe jisho? ngo bawanjyawe banza witokore umugogo uri mu ryawe jisho, hanyuma ubone kujya gutokora udutotsi turi mu yandi majisho y'abandi. Yesu avuganye nawe ngo iki? Arashaka yuko ukizwa, arashaka ko nkubwira gukizwa kandi nanjye nkizwa. Arashaka yuko Imana isumba byose ngutokora nanjye nitokora. Ariko Bibiliya ivuze ngo iki? Irakubwiye ngo wowe waba uri umuvugabutumwa, bwiriza abandi ubabwiza ukuri, ariko nawe wihana. Waba uri pasiteri, waba uri mushumba, waba uri diyakoni, waba uri padiri, waba uri musenyeri, waba uri papa, waba ugize icyo ushinzwe, Imana iri kugukangurira kubabwira nawe wihereyeho. Yesu ashimwe. Bisobanuye ngo rero ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Riravuze ngo inzira y'abarimbuka ni irembo rifunguye. Urinyuramo ni umusambanyi, ni umwibonese, ni umwujura, ni umutinganyi, ni uwanga abandi, nugira amashyari, nugira inzangano, ni uburiganya, nukora ibyaha byangwa n'Imana. Ariko Bibiliya yavuganye nawe ngo iki? Yakubwiye ngo iyo ni inzira y'abantu bari kujya kurimbuka. Ngo ariko ngo umuntu nashaka gukurikira Yesu, abanza asiga ibyo afite, abanza akizwe, abanza ahinduke, akora ibishimwa n'Imana, azabona ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe. Bibiliya yatubwiye ngo irembo ry'abajya mu bugingo buhoraho ni irembo rifunguye. Yesu ashimwe. Ni irembo rifunganye. Iri rembo ry'abajya mu bugingo buhoraho rirafunganye. Umuntu hari ibyaha agomba kureka, agomba kuzibukira ubusinzi, agomba kuzibukira ubusambanyi, agomba kuzibukira amahane, uburyarya, amashyari, inzenya zipfuye, inzangano zo mu mitima. Imana irashaka ko niba uri gukora, ukaba uri gukora nk'umuntu uzabona ubugingo, irashaka kureka ibyaha, irashaka kureka ingeso mbi, irashaka gukora ibyiza ukazabona ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Iri ni ryo rembo rifunganye. Irembo rifunganye ni ry'abakiranutsi. Irembo rifunguye ni ry'abakiranirwa. Niba wakiranirwaga sigaho, rekeraho. Imana iraje. Kora ibyiza bishimwa n'Imana. Icyakunaniye ukomeze uyinginge, ukomeze uyitakire. Imana ije gutabara, ije kurengera abantu bayo. Rovekire sayine mandoje zimora. Imana ije gutabara, itabarukanye itsinzi. Niba warasenze Imana utayiryarya, ije kuguhembera mu byo wakoze. Niba warakoreye Imana utayibeshya, ije kubikora. Niba warihanywe ugakiranuka, ukera imbuto zikwiriye abihanye, ndakubwiye ngo komerezaho. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo iki? Ryavuze ngo ntimukagaye abandi mwiretse. Yewe muntu uri gusebanya, yewe muntu uri gukora ibintu bidahesha Imana icyubahiro, garukiraho. Imana irakubwiye ngo wigaye abandi wiretse. Ntitugagayane bwoko bw'Imana, ntitugakora ibintu bitemerwa n'Imana kugira ngo tuzabone ubugingo.
Yesu ashimwe. Imana ivuganye natwe dukora ibyiza bishimwa n'Imana kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho, kugira ngo tuzabone ijuru. Imana ishimwe. Reka twumve ijambo ry'Imana, kandi ijambo riri kutubwira ko tugomba kubabarirana, tukababarirana n'ibyaha byacu. Niba ugira ngo ndakubeshya, usome muri Matayo ibice 6 umurongo wa 14. Haravuze ngo kuko nimubabarira abantu banyu ibyaha byabo, na So wo mu ijuru azabababarira namwe. Ariko nimutababarira abantu, na So wo mu ijuru nazabababarira ibyaha byanyu. Bisobanuye ngo urasabwa iki? Urasabwa kubabarira, urasabwa kureka ingeso mbi, urasabwa gukora ibyiza bishimwa n'Uwiteka, ukazabona ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe. Reka dusome Matayo ibice 5 umurongo wa 11. Haravuze ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babamura. Muzanezerwe, muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hasi abantu bakawukandagira. Muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Nta kintu uba ukimaze kereka kujugunywa hasi abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe mu mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Ntabakongeza itabaza ngo baritwikirizeho intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurika. Mu nzu bose, rikamurikira abari mu nzu bose. Ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze So mu ijuru. Imirimo uri gukora uyu munsi ntago nyizi, ariko niba ari mibi garukiraho, niba ari myiza yongere. Birashoboka ko wataye igihe cyo gusenga, birashoboka ko watenebutse, birashoboka ko utakiyiriza ubusa. Ongera ugaruke ku rufatiro, ongera wiyirize, ongera usenge. Birashoboka yuko wirirwaga wirebera ibintu bidahesha Imana icyubahiro, ongera ugaruke ku bihe, ongera usenge. Yemwe rubyiruko, ndabashishikarira kuva muri ibyo byaha, kuva muri izo ngeso mbi. Ndabashishikariza kureka ibyaha n'ibisa nabyo. Ubusambanyi mukabuzibukira kandi mukabureka, ubwibone mukabuzibukira kandi mukabureka, za porono mukazihorera. Imana ivuganye namwe ngo iki? Iratubwiye ngo ntawakongeza itabaza ngo aritwikirizeho intonga, ngo ahubwo yarishyira ahantu hagaragara, ngo hanyuma ngo rikamurikira abantu bose bari muri iyo nzu. Yesu ashimwe. Ngo kugira ngo bahereko bahimbaze Data wo mu ijuru. Ni ukuri ndagira ngo nkubwire, nta mahoro y'umunyabyaha ni ku Uwiteka avuga, nta gihembo cy'umunyabyaha ni ku Uwiteka avuga. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo nimuze tujye inama, ni ku Uwiteka avuga. Ngo naho ibyaha byatukura birahinduka umweru bisa na shelegi, ngo naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Ijambo riti nemwemera mukumvira, muzajya ku byiza byo mu gihugu. Ngo ariko nimwanga mukagoma, inkota y'Uwiteka izabajya. Ndagira ngo mumenyeshe, Imana yankuye mu bwibone, Imana yankuye mu busambanyi, Imana yankuye mu bumayibobo, Imana yankuye mu kuryama mu mateme, Imana yankuye mu kurara mu bizu bidasakaye, Imana yankuye mu butayu bw'amezi 5 bwose ndara mu gasozi. Ariko Imana yarakoze, Imana ibana nanjye, Imana yagiye ishyigikira, Imana ikora iyo bwabaga, inkiza ibyaha. Nagiraga nkubwiza ukuri, ubwo buhamya nkubwiye ntago buvangiye. Nubwo abana b'abantu bajya bavuga ngo hariya ngo ahantu wagiye utubwira ngo waratubeshye, ngo ntago ngo wariye ngo ibiryo byo mu ngarana. Njyewe nshuti yanjye, inzara yegeze kunyica, inyura ku ngarana ahantu masangamo ibintu by'ibisarade byamenywemo. Ndatora ndarya, nitaye ngo byatumuweho n'amasazi n'ibiki. Ndatora ndarya, inzara yakwishe, nta kintu itakugezaho. Ariko najya ngo
nkubwire ngo turacyafite Uwiteka, turacyafite Yesu uruhura, turacyafite Yesu ugabura, turacyafite Yesu wambika. Rove kire sayine, ndagira ngo nkumenyeshe, ushobora kuba wari wihebye, ushobora kuba wari uri mu bibazo, wowe kiranuka gusa, ibindi ntibikureba. Imana ivuganye nawe ngo iki? Yaravuze ngo tabaza, nabaza nagutabara, ngo nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Imana ije gutabara abantu bayo, Imana ije kurengera abantu bayinambyeho, Imana ije kukuvuganira. Wowe wari wihebye, wewe wanzwe n'imiryango, wewe wabaye iciro ry'umugani ku gasozi kw'iwanyu, birashoboka ko bakwise umurozi, birashoboka ko bakwise ko uzapfa ntacyo wimariye, birashoboka ko bajye bakuroga uruzingo utazigera ubyara. Uyu munsi Yesu arakuzinguye, uyu munsi Yesu akuvuye indwara wari umaranye igihe kirekire, uyu munsi Yesu arakurwaniriye bundi bushya. Ravekire sayine, Imana ije kubana nawe bundi bushyashya. Wowe icyo usabwa ni igiki? Ni ugukizwa, ni ugukiranuka, ni ukwera imbuto, ni ukuvana ibishimwa mu bigawa, ni ugukora ibyiza ukazabona ubugingo. Imana yagusaba kunyura mu irembo rifunganye, irembo rifunguye. Twabonye ko atari irembo ryiza, ni irembo ry'abajya kuraguza, ni irembo ry'abasambanyi, ni irembo ry'abatirana, ni irembo ry'abanga bene bagenzi babo, ni irembo ry'abanyamashyari, ni irembo ry'abanyenzika, ni irembo ry'abicanyi bo mu mitima. Ariko Imana ivuganye nawe ngo iki? Garukiraho, kora ibyiza, nukora neza uzemerwa, niwanga kumvira uzahezwa hanze, kuko nta mpamvu n'imwe uzerekana igaragaza ko wakijijwe. Ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Yesaya 3:16 yaravuze ngo kandi Uwiteka aravuga ati abakobwa b'i Siyoni bafite ubwibone, kuko bagenda bashinze amazosi, barebana amaso y'ubuhehezi, bagenda bakimbagira bakinya inzogera. Nicyo kizatuma Uwiteka ateza abakobwa b'i Siyoni ibikoko mu bitwariro byabo, agatwikurira ibiteye isoni byabo. Uwo munsi Uwiteka azabambura ubutega bari imbaraga, n'ibikubwe n'ibirezi, n'imitako n'ibitare, n'imishunzi n'imitamirizo, n'imikufe n'imyeko, n'imikondo y'amadahano, n'inigi n'impeta, n'izindi mpeta zo ku mazuru. Aya ni amaherena, izi mpeta apana impeta y'isezerano yo ku rutoki. Aya ni amaherena n'ibindi bintu birimbisha, ngo n'indorerwamo, ngo n'ibitambaro byiza, ngo n'amasaha yo murimbo, ngo maze mu cyimbo cy'ibihumura neza hazaba umunuko, mu cyimbo cy'umweko hazaba umugozi, mu cyimbo cy'umusatsi utsibye hazaba uruhara, mu cyimbo cyo kwambara ikote ryiza bazakenyera ibigunira, ahari ubwiza hazahinduka inkovu. Kizwa ku gato na kanini, kiranuka ahagaragara n'ahatagaragara, era imbuto zikwiriye abihanye, uzabona ubugingo buhoraho. Gusenga kutagira imirimo ku bagupfuye, shakisha imirimo izaguherekeza, shakisha imirimo. Waba uri umuvugabutumwa, waba uri umupasitori, waba uri umushumba, bwiza ukuri abantu bakizwe bihane, bave mu byaha byabo, bareke ubwibone, bareke ubujura, bareke ubusambanyi, bareke inzangano, bareke uburyarya, bareke amashyari, bareke inzika, bareke inzenya zipfuye, bareke kuvanga amasaka n'amasakaramentu, bareke kubangikanya Imana na Bayali. Babwire bakizwe. Kizwa ku gato na kanini. Imana yarambwiye ngo ije guhemba, ngo imanukiye mu gihugu cy'u Rwanda, ngo ije guceshura, ije kurobanura. Rave kire sayine mando jezimor, ije kurobanura intama mwihene, ije kurobanura, kugosora urukungu mu masaka. Imana yarambwiye ngo bamaso were, kuko imvura iraguye, bamaso were imbuto zikwiriye abihanye, kuko ije kweza abageni. Bamaso ukora ibishimwa nayo uzabona ubugingo. Yesu ashimwe. Imana irashaka yuko umuyikorera, Imana irashaka yuko were imbuto zikwiriye abihanye ukazabona ubugingo buhoraho. Wasenze Imana uburiki. Yesu ashimwe. Ndagira ngo nkumenyeshe ngo Uwiteka afitanye nawe urubanza, nudakizwa, nutera imbuto zikwiriye abihanye. Imana iraje kandi ntitinze. Icyo nakubwiraga, ba mu by'Imana neza, ukora ibyiza bishimwa n'Uwiteka, uzabona ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe. Imana ivuganye nawe, era imbuto zikwiriye abihanye. Imana ivuganye nawe, irashaka ko wakizwa ukaba mu by'Imana, ukazabona ubugingo buhoraho. Kera umubyeyi yarabyaraga, abantu bakagera gute, bakajya kumusura, bakikorera inkangara n'ibiseke, bakajya kumuhemba. Ubu nta bikibaho, bivuze ngo ababikora ni bake,
kuko Yesu yavuze ngo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Ariko uko bimeze kose Imana yagushishikariza kugaruka mu rukundo rwayo. Imana yakubwira ngo subira mu rukundo. Abantu kera bajyaga biyiriza ubusa, bagakora amasengesho y'iminsi 7, bagakora y'iminsi 30, bagakora y'iminsi 40, ariko ntago bakiyiriza. Imana irashaka kugarukiraho, irashaka ko nuvana ibishimwa mu bigaho, ugakora ibyiza bishimwa n'Imana, ukazabona ubugingo. Tugiye gusenga, ariko garukiraho kuko ndi kukubwiriza, nanjye nibwira ongera wiyiriza ubusa, ongera usenge, ongera ukora ibishimwa n'Imana. Reka inda nini yawe, reka umururumba wawe ukora ibyiza, hanyuma uzabona ubugingo. Ureka icyaha n'igisa nacyo, ureka ingeso mbi yawe, ukora ibyiza bishimwa n'Uwiteka, hanyuma Imana izakugirira neza. Yesu ashimwe. Rero tujye gusenga, ntago kukubwira byinshi, ariko kukubwiriza, kuko ijambo riravuga ngo byose byarumvishwe. Niba utarumva warasibye, ariko icyo nakubwiraga ni kimwe: irembo twaribonye ry'abajya mu bugingo buhoraho nirafunganye, irembo ry'abajya mu bugingo buhoraho rirafunguye. Imana itugirire neza. Rero kora ibyiza bishimwa n'Uwiteka, uzabona ubugingo. Imirimo y'abera izabaherekeza, imirimo y'abera izibukwa. Usenge uvangamo n'ubufasha. Kandi ijambo rivuze ngo iki? Iri ravuze Maraki ibice 3 umurongo wa 7, haravuze ngo ibyaha by'abana b'Imana bivugwa ngo bagire ubugugu ku by'Imana, ngo uhereye mu bihe by'abasogokuruza ngo muhora muteshuka mukanyima ibyanjye. Imana ikabaza ngo nyamara mukambaza muti muranyima iki? Imana iti mwanyimye imigabane ya 1/10 n'amaturo bishyitse. Muvumwa wa muvuma ngo ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Imana iti nimunzanire imigabane ya 1/10 n'amaturo bishyitse, murebe ko nabagomororera imigomoro nkabasukaho umugisha mukaburaho muwukwiza. Ese uracyatanga icya 10? Uracyafasha imfubyi n'abapfakazi? Uracyagaburira abashonje se? Uracyambika abambaye ubusa se? Uracyarengera abantu? Cyangwa uri kumva ngo abantu bose babaye abateka mutwe nawe warabyemeye? Ndajya ngo nkubwire ngo Satani agira imvugo ye, ariko nawe gira imvugo y'Imana ugenderaho. Yoborwa n'ijambo. Iri jambo niryo rizakwinjiza mu bwami bw'Imana. Iri jambo niryo rizatuma ukiranuka. Iri jambo niryo rizagucira urubanza ku munsi w'amateka. Kiranuka uyoborwa n'ijambo ry'Imana. Abayoborwa n'ijambo nibo bana b'Imana, abayoborwa n'Umwuka Wera abo nibo bana b'Imana. Tugiye gusenga rero. Murakoze cyane ababashije kubitega amatwi. Nanjye ushobora rwose kuba wampamagara ugize ikibazo. Hari byinshi cyane mba nkubwiye, ariko abantu ntibagikunda kureba, hari abantu ntibagikunda gutega amatwi ibiganiro cyangwa amavuga butumwa. Ariko wowe uzatega amatwi ukumvira iki kiganiro ukakirangiza, Imana izaguha umugisha. Imana rero yashaka ko mukizwa ku gato na kanini, waba umusaza, waba umugabo, waba umusore, waba umubyeyi, waba ukomeye, waba woroheje. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Yes rero wowe warudukurikiye aho waruherereye hose, muri bya bihugu twagiye tuvuga no muri ya migabane twagiye tuvuga. Imana y'amahoro iguha imigisha. Rero aka kanya hagiye kudusengera, ariko ufite icyo wamubaza araza gushyiraho nimero kugira ngo ube wamukurikira cyangwa wagira icyo umubaza. Murakoze cyane. Nababwiye ko amazina yanjye ari Nduwimana Jean Claude. Hari n'irya gatatu nyirijuru yanyise nitwa Dawidi. Nanyuze mu mashyamba mu buzima bukakaye, nagiye mbabwa ubuhamya ko Yesu yanyweye mu busambanyi, ankura mu bumayibo, bankura mu byaha byo kwikinisha, ankura mu byaha byo mu mateme, byo kurara mu bizu bidasaka, ankura mu bintu bikomeye cyane. Hanyuma rero yampaye impano zo gusengera abarwayi, ampa imbaraga zo gukora nawe iby'ubutwari. Imana ishimwe. Ntago ari ukiza, niyo ikiza, ariko amazina yanjye rero nayo ngayo. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo cyangwa n'inkunga yawe irakenewe kuri iyi channel, ushobora kudutelefona kuri 0782324200. Imana ikabana natwe kandi tukagirirana neza. Imana ishimwe. Ushobora kuba ufite imigisha yanjye, nanjye ufite ibyawe. Imana ishimwe cyane. Ndi umusore rero ukiri mu bukode, ariko Imana ndabizi neza ko izampa inzu. Kandi ni ukuri nk'uko muri kugenda mubona amashusho hano agiye atandukanye hamwe namwe kuri iyi channel, ni ukuri inkunga yawe irakenewe. Turacyashakisha ibikoresho, ariko mu gihe tutarabibona turacyagenda dutiratira telefone kugira ngo tubashe kuba twabanyurizaho amavuga butumwa. Reka rero dusenge Imana itugirire neza. Humura, ntago uzagira icyo ubura wizeye Imana. Wasenze Imana ubura iki? Ntacyo wabura. Imana rero uwikunda iramwiyegereza,
bidakundira mu cyaha. Reka dusenge. Mwami Yesu, ntama w'Imana, wo ukuraho ibyaha by'abari mu isi, wowe utabara ugatabarukana intsinzi, wowe ubabarira, wowe uvura, wowe ukiza, wowe urengera, mu izina rya Yesu Kristo. Wambwiye ko uje guhemba no guhana, wambwiye ko uje kurobanura intama mu ihene, wambwiye ko uje kugosora urukungu mu masaka, kandi umenyesheje neza yuko buri wese ukora ibyo gukiranuka umweretse inzira zanyuramo. Twabonye ko ari irembo rifunganye rwose, kuko urinyuramo hari byareka akagukurikira, ariko twabonye ko hari n'abantu bari gukora ibyo bishakiye, bari gukora ibinyuranye nawe, bazanyura mu irembo rifunganye rifunguye, kandi irembo rifunguye ricamo uwo ari we wese. Mwami wanjye Uwiteka, reka buri wese wumvisha ubu butumwa akaba agiye guhindukira kandi akaba ashaka gukorana nawe iby'ubutwari, reka umugirire neza. Reka utarabatizwa batizwe mu mazi menshi, reka utasenga agasenge, reka uwari waraziruye ibyaha yongera bireke, hanyuma akora ibyiza bishimwa n'Imana, azabona ubugingo. Urakoze, urakabyara, urakaramba, kandi ukiza indwara izo arizo zose, kuko wamaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Mu izina rya Yesu turatwitse rero abazima, abadayimoni, ibyoherana, ibitongerana, ibitabana, ibyoherezanyo za nyabingi, bitega amahembe y'amoko yose, imbaraga mbi z'amoko yose tuziburijemo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka buri wese wumva iri vugabutumwa kandi akaryumva akarirangiza, nawe umuhe umugisha kandi umugire neza. Nanjye Mbyatsimana nizera izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.